kunzokera mu nzu uri kwanduza amakaro. Karibu. Icara. Icara. Bite. Yego mbwira. Urya munsi rero ubwo duheruka kubonana cyabayeho. Ikintu cyabayeho Wewe vuga ndakubona. mwafashe uko nari uko nari nateguye ibintu nabifashe mu mikino mwebwe mwabifashe se murankubita mungira fundugira ibivuzo. Wari wateguye ibintu by'imikino? Nagira ngo menye nta gakino nari nakinye ngira ngo menye umugore ngiye kubana nawe nigize umukomisiyoneri ariko ntabwo ariko biri rwose. Nagira ngo ndebe se umugore turi kumwe yanakira te mbonye se muri ubu buzima se mbonye ndi umukomisiyoneri ese yabyiyakiramo tukabana nk'uko biri ko ubuzima bugenda buhinduka ntawamenya. Ni muri buriya buryo rero byagenze kuri ariko ntabwo ariko byari biri byabaye nk'imikino ngira ngo murebe ariko mu by'ukuri nabonye yuko mwe mwabifashe nka seriye murambita mugira mbega mungira nabi cyane. None rero mbega ko biriya bintu ntabwo ariko ko mwabifashe ntabwo ariko nari nabifashe ni kari agakino nashakaga gukina ngo ndebe ko byakira Wamaze kuvuga kari agakino waragakina waranabibonye ko umugore ugiye washakaga gusuzuma arabibonye ko nta gakeneye abakomisiyoneri mu buzima bwe. Ikindi cya kabiri ntabwo ndi biye bakinisha uranyumva imbere y'abari wavuze ko utanzi ntuzongere kumenya ntuzongere kuntekereza niba na nimero yanjye wari uyizi mu mutwe wawe uri kunyumva uyibagirwa ko wibagiwe amashereka ya nyoko sohoka hano. ariko se warese tukavugana reka mubwire ntabwo njye nyina nimboga reka tuvugane ushaka kunsohokera mu nzu ntabyo umbwira icyo wambwiraga ntabwo wakirangije ariko bifate yuko ngukunda kandi nyenyenyenyenye ngukunda babirya bate okay sohokera mu nzu n'umugabo wanjye ntabwo ngukora gusohoka inzira yakuzanye wayiboye ndetse ugukingurira ndakubwiye ngo nsohokera mu nzu ushobora kunsohokera mu nzu uri kwanduza amakaro iki wakihangana ku buryo nihanganira iki bira byose byabaye yari imikino nyine yari imikino wambwiye ko ari mwigerageza nagira ngo ugerageze ndebe uburyo ki wanyakiramo se ndamutse nta mafaranga nyifite. noneho wari uzi ko nagukundiye amafaranga ariyo nagukurikiye yego nagukurikiye amafaranga nzangahe yawe ntabwo uzi ko babaho nyine nzangahe yawe uri kumva nuko nsaba nayo nyine uri kubona uko nsaba uko nsuri kubibona ndi kubibona hari igihe nigeze nsa gutya mba ndi kumwe nawe witwa ngo urushireho muri rubanza abakire nabugufashe nabi komisiyone babuze amazu sohoka hano ujye kuranga amazu n'ibiraro by'ingurube n'ibiki byose komisiyoneri byumve kandi urongera kuzamura ijambo ngo sheri ndahamagara be wanjye aragukubita urasohoka hano wansohokeye mu nzu wakwihangana ukabitekereza sohoka agenda agira vuba wakwihangana ariko nihangana ibiki uri ikigeragezo nihangana sohoka hano
mbwire nari nakubuze kuri telefone mbona ndabona ibibazo byambanye ibibazo uzi ko dore umuriro utari kugabanuka umva byancanze pe mba namuhanaguje agatambaro gatose namuhaye imiti byanze mba nta gisebe afite ku munwa shamana yanjye uzi ubungubu umunwa we warubinari mba wagiye ibicu ni ugufata tenuwari tugashyira mu kanwa ubundi tugasukamo mansha noneho umujinya wanjye ugiye kuwugabanya pe kuko umuze ubu no kujya ku kazi nahise mbireka mbese ni ibibazo ndacyamurwaje shambariza nimba nta miti umuntu yakoresha basi bigashira kuko ndumva mfite ubwoba shagerageza pe mbabarira umfasha sawa ubwo ngubwo ndabona umbwira sawa se dore urumva umeze wumva umerewe ese hari ahandi uri kumva ubabaye umwenda umamagaye yego sha umva ahubwo wahita uyancira kuri fone imiti ngenda mbikore yego sawa meza rero ndaje Hello. Ni ka gahinda kanjye mba nagataye mbese rero biteze shyira hano nta kibazo marumva umeze neza Tadoro warandakariye urambabariye gusa neza njyewe biriya bintu Kagabo yabikoze nta nubwo nzi ko ipasi ishyushye neza ubu nari kwemera ko bagutwika sinzi ko ngukunda shambabarira ndabaye gushima sibyo mbara nukuri njye nawe nari nzi Kagabo agira umutima mugurisha wajya satani umuntu afata ipasi icometse ishyushye kubeshya n'icyane nzi ko ari kwikinira wakundi ko tumuderanje bikarangira data si wumiwe ntabwo nshaka kongera kumwikorereza ngo turabona shuri none njya nkuyemo ingoto wangira inama yo kumuha amahoro ariko njye nawe tugiye twibera inshuti sibyo se mbabarira nze nzamura aka kaguru nkawukoze ku munwa mbabarira urambabara cyane ntabwo mbabarira mbwira urambabara cyane ntabwo mbabarira oya ntabwo njya ku cyamaguru mbwira nimba mbabarira shambwira hari ibintu bambwiye gukora hari ibintu bambwiye gukora mbwira njye kubikora amazi fanta ji iki ibiryo ushaka kurya byagutoneka nkuko ari potaje ariko urambabarira turi abavandimwe ko byasa kose turabavandimwe ariko wabonye rubanda yarakwishe bene uriye ujye ucunga n'uburozi uzawe niki
Lidi, imeze ute? meze neza None se uwo musazi ngo ni Dorora ameze ate we? umva mana aracyameze nabi sinzi ukuntu nabivuga n'ubwoba bwanjye Ariko nawe rero ibisazi bisigaye byaraguteye. Urifata ugakubita umuntu ipasi koko? ariko ni ibisazi gute wowe uko ari umukobwa amagambo yoroheje ko usogoranye akagutera umujinya ku buryo wakora n'ibintu utatekereje Nari nzi ko ibisazi ari ibyanjye none nawe ndumva twarakwanduje. nta byoroho byantanze nabuze n'imiti noneho yahita imukiza vuba Umva nkubwire, genda umushakire ibuprofeni sibyo? Umuhe anywe aryame kandi mumurinde n'urusaku muzimye ibiteleviziyo, umva n'umutwe wamwica. ngiye nifitiye n'ubwoba pe Sha umva nyine usaba Imana ntagire icyo aba. Umva bariya ni abasazi no kuzajya tubihanganira. Cyakoze umva njye ngize nk'amahirwe agakira. Njyewe bariya abantu ndashaka kubirukana kuko sinabivamo ibyo miserero yabo. umuntu azajya ahora mu ndoro buri munsi cyangwa ngo bihangane no kubihakabagamo umenye ko bari abantu Sha sheri umva nabuze n'abakiriya nanjye mu kanya nshobora kuhagera nkareba uko ameze. Wowe kora ibyo nkubwiye umuhe n'amazi menshi. Sawa. ako korodire yawe nk'ukuntu bawushusha ahangaha ibiryo wajya ureka kumena ahangaha ibiryo nakavere kandi kwita ku murwayi nawe nturi kuba hano ku buryo wakuzuza ibiryo ahangaha hasi nawe se ese ubikuraho wowe none se ko aribwo nyiza urabona atari bwo mbibonye sha ubu naserereye kurya buriya byamunaniye wamurebye uko ameze sha nuzuriye umwicanyi uzi wakica umuntu agapfa ntabwo ari we wamfashaga njye nari nzi ko ari imikino idashyushye hekuye uriya muntu nkawe nawe imaze kuwurambirwa nanjye nari nkurambirwa warakoze agasongera tuzanira kabiri ngiye kumuha amazi icyo se nicyo ugiye kumunywesha cy'igihombo Ii. icyo kwa muganga arwaye nese ko ariko kari kujya ku munwa basi abikabasha kujyamo kandi ukitoneka nawe unyumvira ubugome wajyanaga ari mwene wanyu nanjye cyaransegereje byatumwiyorere dore kumuha amazi shawo ihangane ndajya nsukamo kano karagufasha sibyo ese uyu muhaye iyo tuzuyaza oya kano karamufasha ni nka kabiri ibintu biraryoshye ngaho unyumvira suka amandi neza ntabwo aragenda oya yose narashira ako urajyana nongere muhuhure nturi warindiye ubundi umunwa wawe oya dore bantu Ntuzane- dogiteri yavuze ngo bantu unywa amazi ni aragufasha gukira nayo ese umuntu anywa amazi atarya we umunwa umeze ntabwo ibitekerezo byawe bakudodesha ubuzima no kucyambara gusa aho unyumvira n'ibigambo atanga nese ubu ngubu urabona nayamuhagutse cyangwa ni inkomonyo y'inkoko wereba uko bimeze ukuntu iminwa ye Ntuze yabaye we natonekaye ese urabona atari wowe uri kumutora byarakoze we utwo birimo inyo we z'umweru umaze se ubundi iyo tari mu kijyanye nari nyimenye kubera ubwoba ni iyahe se Rero- ubundi nk'umuntu yapfuye ni teremusi niyo kwa John yageze ahangaha iteze niyo dorore yanumyemo icyayi niba wabuze ikindi kintu hano ujya kuzanamo icyayi ku buryo ujya kuzana ibikoresho by'abana ubu se nawe kujyana na teremusi ingana kuri abo ko yari anumye icyayi cy'igihumbi niyo ujyana se akandi kantu k'agacupa nawe ntukajya ugira ibintu intambara ni wowe wakinumye utazi kuva kuri nkoranyambaga hakuze ubwo kuzana ibikoresho by'abana ubusogo wagakuye none se hari ibyo namenye mbisubije ahubwo reka ngende reka menzira wagakuye kwandeze kwa John John se akorera mande njye kwa John ndabizi. John umwe n'umucuzi ibirayi kandi mande zana agakapu aho ngaho tujye tugenda guhaha bari gukora umugabo nyine reba agakapu kandi rebe tujye kanisheri tujyana. wawe wa undi yarankunze kuri video kandi warasaze mereza hano usigaye waramenyereye wongeye kumenyera nkumenya na se bike turi inshuti tuzaneza n'ikigo ngo nzana gake zana agakapu tugendane guhaha ntabwo nahaha njyenyine si ngombwa tugendane cyangwa wowe ntabwo wajya ugiye wenyine guterana nanjye amagambo nawe ibintu byo gushorerana nk'ubara umuntu wari umuhamagaye ndetse ubwo arabona turi kumwe n'udufuka aguhamagaye gukora iki none se ugiye ndi gukora umwana iki? ugenzura ugiye gukora iki nyine ngiye muri gahunda z'abakuze
hari igihe warara bugiye. ariko n'iwawe kari kwakwiye nawe ko nakoroheye ukagira uncisha imyaka afite wowe urayifite wajya ndite nesi ry'iwanyu umuntu azagira imyaka afite agira ibibazo agira abana be yataye mujye kugerekaho uburetwa bwanyu fata agafuka tujyane wowe wakijyaye nta n'ubyo ufite Iyo maze guhaga nyurare. Dore ndaje kamanze mama. we umva mbega guhubuka wowe se ubwo uzi ibintu umazemo iminsi mbere yuko ujya kuvuga gutyo kose ntukajye wihutira kuvuga ngo umuntu aba yanze kukwitaba ntabwo uba uzi ibihari gucamo se ubwo wajya uyinyumva ikiheze kibi uvuze shabyihorera iminsi ibiri ntitaba n'itatu ubwo ntiyashira ahubwo ukavuga uti noneho ko witabye bigenze gute aho kugira ngo uhite uvuga nabi bigeze aho ngaho ubwo yashari wanjye wimera gutyo wivuga nabi mfite ikibazo gikomeye cyane cyane pe cyatumaga ntitaba hehe se alo alo bere ni ibiki namaze telefone se yanjye mbwira ikintu aye wowe vuga ngaho ibyo se byabaye ryari ubwo se nipaga ngo tubonanira sha umva nsigaye ndi bize byatari kubera akazi hari ahantu nabaye umusekireteri w'umubosi da umva no kuvu n'ubu ngubu maze nubwo yarasohotse ntabwo nari kwitaba wayo mwana wa mama sinakanga kukwitaba nibyo mba ndimo pe ni iby'akazi nyine mba nitwara neza ngo batazanyirukana umva reka sha ubuzima bwanjye bumeze neza ndashima Imana sinakubwiye cya gihe njyewe ntabwo nyikorera abantu akazi ko mu rugo nsigaye nibana nsigaye nikodeshereza ari ahantu nabonye inzu idafite ikintu ibaye ahubwo nimba ntakoze nzakubwira uzu nsure yego Dahir yari yakubwiye ngo iki bwanyumvira aho Claudine ninjajwe we nose ubwo baba baraneye ipasi ku munwa wawe ndi kuvuga gutyo koko nta pasi bigi bose ubwo umuntu wagutera ipasi ntujye kumufungisha none ariko utanyijya kuki Doro uko ni kwavuga ushobora kunzokera mu uri kwanduza amakaro